Hey guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri essence. Essence zigira amoko agiye atandukanye. Ni kenshi uyu munsi turimo turagenda mu station y'i Kigali ugasanga zimwe na zimwe zifite pompe iri ku ruhande yanditseho ngo Mogas. Ariko abantu benshi ntibarasobanukirwa ngo Mogas ni iki. Buriya essence nazo zigira qualité zigiye zitandukanye. Qualité zazo tuzimeasuringa cyangwa tuzipimira mu cyo twita octane. Octane, essence ifite octane iri hejuru usanga ari essence iremereye yagenewe za modoka tubona zifite umuvuduko uri hejuru, ibyo twita ngo high performance cars. Hanyuma ugasanga izo zifite high performance car cyangwa high performance engine zifata igipimo gihera kuri 91 kugeza kuri 95. Hanyuma iziringanye zikagira 89 kugeza kuri 90, ndetse n'intoya zifite octane nkeya zikagira 87. Mu Rwanda sinzi ngo tuzane zifite octane ingana gutya, ariko iyo twagira ifite octane iri hejuru nkeka ko ari Mogas izanwa na Vivo Energy Rwanda. So rero ni ryari tugomba kumenya cyangwa se ni iyihe avantage ugomba kugira mu gihe amenye ubwoko bwa essence imodoka yawe. Icya mbere cyo iyo wanyweye essence imodoka yabageneye kunywa usanga moteri abikora neza. Icya kabiri, niba ari imodoka bavuga ngo iranywa cyane, iyo yabonye essence uruganda rwayigeneye ni hamwe usanga imodoka iri gukonsoma neza essence, ntirimo iratwika uko ibonye. Icya gatatu, byo igufasha kugabanya emission cyangwa bya byuka bihumanya ikirere. Hanyuma ikindi, moteri yawe nta bibazo igira. Abantu benshi batunze imodoka nka Mercedes, BMW akenshi bazizana zatangira kunywa essence y'ina hanga ukabona zasagatara ka check engine, ariko ni benshi harimo baratanga ubuhamya akavuga ati natangiriye kunywera essence ya Mogas imodoka yanjye aka light ka check engine karabuze. So biba byiza rero iyo babashije kumenya ubwoko bwa essence imodoka yawe ino, wajya ugenda kuri internet ukashaka octane rating ugashyiramo ubwoko bw'imodoka yawe n'umwaka wayo. Internet akenshi kwereka urugero rwa essence ushobora kunywa. No mu Rwanda ntabwo dufite izo options zigiye zitandukanye z'ubwoko bwa essence, ariko ugiye no hanze biba byiza iyo ubashije kumenya uburyo wabitandukanya kugira ngo imodoka yawe igire ubuzima buzira umuze. So ushobora kwibaza ni izihe ingaruka zo kutashyiramo essence yabugenewe. Usanga kenshi ari ukubera yuko imodoka yawe itangira kugira ibibazo muri moteri, aribyo twavugaga check engine, ugasanga amabuji buri gihe arahora n'ikibazo, amapiston, muri make zimwe muri compartment za moteri yawe zigatangira kugenda zihura n'ibibazo. Ntabwo ari ibintu bita biba ako kanya, bigenda biba gake gake, aho usanga moteri y'imodoka mu by'ukuri yaragiye yangirika. So rero biba byiza iyo urebye muri kataloge y'imodoka yawe ku bagura zino nshyashya z'ama 0 km, cyangwa se ukajya kuri internet ukareba ubwoko bw'imodoka bakakubwira recommended fuel type y'imodoka ikeneye kunywa. Hari n'igihe usanga n'imodoka ziba zifite ku miryango yazo. Biba byiza iyo ubashije kumenya izo information zose kuri essence kugira ubashe kumenya imodoka yawe ngo inywa ubuhe bwoko, kugira ngo n'imodoka ibashe kuba yagira performance. Urugero, izikenera performance iri hejuru cyangwa imodoka zirukanka zikenera octane iri hejuru kugira ngo moteri yazo ibe yabasha gukora neza. Alright guys, ako karagati kuri bamwe batari babisobanukiwe kubyerekeranye na essence. Hope yuko biri bugufashe kuba ufite imodoka ifite performance iri hejuru. Byaba byiza nawe ugiye mu cyiciro cyangwa twita ngo ni abakire, aho usanga bajya kwinywera Mogas kugira ngo imodoka zabo zigire ubuzima buzira umuze.